Imana iraje izanye inkota yewe urugomo. Imana iraje ku bantu bakora urugomo. Kristo murengezi mwiza, ayiwe Kristo. Imana yambwiye gwije gusaka iki kintu sinaza gusoza ntakivuze. Niko Imana yambwiye. Imana bene data yambwiye ngo Imana ije gusaka, niko Uwiteka yambwiye. Imana yambwiye ngo ije gusaka, mbisubiyemo inshuro nyinshi. Niko Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo nje gusaka, niko Uwiteka yambwiye. Irambwira ngo hari ibintu uje gusobanura. Imana yambwiye ngo ubwanjye ndiyiziye. Imana yambwiye ngo igiye kwigerera kuri tere. Niko Imana yambwiye ati hari ibintu ndambiwe. Imana yambwiye ngo hari ibintu igiye kuvangura. Niko Uwiteka yambwiye. Imana yambwiye ngo hari ibintu igiye kuvangura. Ayiwe Kristo murengezi mwiza. Imana yambwiye ngo hari ibintu ngiye kuvangura. Imana yambwiye ngo igiye gukora amasuku. Niko Uwiteka yambwiye. Imana yambwiye ngo ngiye kuvangura kandi ngiye gukora isuku. Ntabwo nzi ahantu wasubiye inyuma, nta nubwo nzi icyaha cyakubase, ariko muri uno mwanya message ndimo ntambutsa. Niba hari yawe kureba message ndi gutambutsa, niba hari yawe kureba mwene data usabwe kwatura message ndi gutambutsa. Niba waraguye mu cyaha, niba warakuye mu inda, niba warasambanye, nizo nzoga ni kubona wanyweye, Imana iragukeneye. Imana iragushaka. Imana iragukeneye. Imana ni wowe ishaka. Imana ni wowe ishaka. Wabaswe n'ingeso z'ibyaha, ariko Imana iragukeneye. Imana iragukeneye. Imana yambwiye ngo mugarukire aho ngaho. Imana yambwiye ngo mugarukire aho ngaho. Imana yambwiye ngo nimugarukire aho ngaho kuko inkota yayo iraje. Yambwiye ngo nimugarukire aho ngaho kuko inkota yayo iraje. Ayiwe Kristo mwiza, biteye agahinda, birababaje kubona abantu bacika mu nzu y'Imana bitewe n'abarokore. Birababaje kubona abantu barameze imvi z'urutarutaru ku cyumweru ukajya gusenga, ariko uri umusambanyi. Icyaha ukagitura ukakiryana igaburo. Icyaha waragikoze ntucyature. Mwene data, Imana ntimenyerwa. Imana ntabwo ijya imenyerwa. Imana ntabwo ijya imenyerwa. Imana ntabwo ijya imenyerwa. Mbese kuririmba ngo tuzajya mu ijuru kandi waranze kwatura? Mbese kuririmba ngo ndi umukristo kandi uri umusambanyi? Mbese kuririmba ngo tuzajya mu ijuru kandi uri umunyenzangano? Mbese kuririmba kuri umwana w'Imana ngo uzajya mu ijuru kandi wivuruguta mwivata? Imana irakureba. Jisho ry'Imana rirabona ngo nta na hato waryihengeka. Imana irakureba. Ijisho ryawe rirakureba. Yewe wambuye abandi ukanga kubahemba, ijisho ry'Imana rirakureba. Imana irababaye. Imana itewe agahinda n'abantu yagiye itabara. Imana irababaye. Nshuti mwene data, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo wumve Imana. Imana iragukeneye. Reka wikora ibyaha. Reka wikora ibyaha. Reka wikora ibyaha. Garukiraho. Igihe umaze buyoberanya kirahagije. Igihe umaze ukora ibyangwa n'amaso y'Imana kirahagije. 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 Igihe umaze igihe ukorera umurimo kuri ubwo busambanyi irakubona. Igihe umaze ukorera umurimo kuri ubwo busambanyi bwawe, kuri ubwo businzi bwawe, kuri ubwo kwikinisha kwawe, birahagije. Inkota y'Imana iraje. Niko Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo inkota yayo iraje kuko warayimenyereye. Wamenyereye Imana. Wamenyereye Imana. Ngo Abisirayeli bakoreraga Imana, ngo igihe kimaze kugera batangira kujya basambana ubwabo, batangira kuzajya bakora ibyaha na bagenzi babo, batangira kujya bakora ibyaha byangwa n'amaso y'Imana nabo basengana. Mwamaze kumenya tekinike, musigaye musambana na bagenzi banyu. Musigaye mukora ibyaha na bagenzi banyu, musigaye mukora ibyaha nawo musengana. Imana yambwiye ngo we muyobozi w'abasengesho we nutatura icyo cyaha, dore inkota y'Imana ikujeho. Niko Imana yambwiye. Mbega abambuzi, mbega abahanuzi b'abapagani,
mbega abasambanyi bari mu murimo, Imana yambwiye ngo nimugarukiraho kuko inkota yayiraje. Imana yambwiye ngo inkota yayiraje. Niko Imana yambwiye. Niba warakuyemo inda, reka nkubwire ngo nutacyatura inkota y'Imana iraje. Nawe umaze iminsi warabaswe no kwikinisha, nutacyatura inkota y'Imana iraje. Imana yambwiye ngo nimuce imanza zitabera. Niko Uwiteka yambwiye, nzambwira abanyarwanda ngo nimuce imanza zitabera. Niko Imana yambwiye ati nimuce imanza zitabera. Niko Yesu yambwiye. Nitwa Profete Karori, ndumva atari ubwa mbere ngaragaye hano ku Manzi TV. Ndi mazina y'ababyeyi nitwa Habineza Sharire. Imana ndayishimiye yo inyemereye nkaba ngeze hano hantu nanone, kandi ndayishimiye kuri wowe duhora tubana umunsi ku munsi, ndetse ndayishimiye kuri wowe umbonye bwa mbere. Ahari nshobora kuba ngeze hano ari wowe Imana yashakaga kuruta abasanzwe bambona, ndetse byanashoboka ko kuba mpageze usanzwe umbona hari message Imana yari impaye kugira ngo ube wayumva. Hakaba hari message Imana impaye kugira ngo tube twaganira. Amazina nayo ngayo maze kuvuga, ariko mbere yuko tugera muri message cyangwa se mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, nyemerera dufata akanya gato dusenge. Sindi bubatindire, nitumara gusenga mbagezeho icyo Imana yampaye. Nitumara gusenga nababwira icyo Imana intumye muri ano masaha, maze dutandukana ariko wumvisha icyo Imana igushakaho. Mana Murengezi, ndagushimiye kuri Imana igivuga bikaba ndetse yategeka bigakomera. Ndagushimiye kuri umwizerwa, ndetse ndagushimiye kuri Imana igivuga bikaba ndetse yategeka bigakomera. Uri Imana idasanzwe, uri Imana ndetse itagisaza ngo yitwaza akabando, uri Imana igisohoza icyo yavuze, uri umubyeyi wacu, kandi uri Imana itagidutererana mu kaga no mu makuba. Ndagushimiye ko warinze igihugu cy'u Rwanda, ndagushimiye ko warinze abayobozi bacu, ndetse ukarinda n'ibindi bihugu duturanye, ndetse nabyo ukarinda abayobozi babyo. Icyo nakigushimiye. Ndagushimiye ko wandinze nkaba ngeze hano hantu. Yego, ndagushimiye Mana, ndagushimiye ko wanshyigikiye, ndagushimiye ko umaze iminsi unkoresha iby'ubutwari. Himbazwa. Ndagushimiye kubw'umuntu turi kumwe muri uno mwanya, ndagushimiye kubw'umuntu turi gusengana. Haleluya, haleluya. Mwami ndakwinginze, nyimara gusenga sinabura gusengera imfubyi n'abapfakazi, sinabura gusengera abari mu nzu z'imbohe, sinabura gusengera abarwaye. Uwiteka we ubakize, kandi abari mu nzu z'imbohe Mana bakubona ubatabare. Urakoze, urakoze. Yego, tabara babuze epfo na ruguru, tabara Murengezi mwiza, wiyerekane kandi wigaragaze. Uwiteka we, iri jambo wampaye ntabari njyewe, ahubwo imbaraga zawe zize zibane nanjye, ntabari njyewe. Uwiteka, ndagushimiye ko ugiye kubana nanjye, ndagushimiye ko ugiye kunshoboza, ndetse ukankoresha iby'ubutwari. Ndagushimiye Murengezi mwiza, uri Imana nziza, uri agakingo k'amakuba, n'abagusenze mwakorwa n'isoni. Ntawe hayiwe Kristo mwiza, ngo ngwino ubane nanjye, ndetse ukomeze kumfasha no kuntabara. Imbaraga z'Imana zindwanirire. Igitare cy'amahanga we undinde kugabanya cyangwa ngo nongere, ahubwo Uwiteka uzubane nanjye. Ndagushimiye, izina ryawe nirikomeze kubahwa, none nsenze byizeye mu izina rya Yesu Kristo wanesheje igorigwa. Turakoze, amen. Nari maze kwivuga amazina, ariko nyemerera dusome ijambo ry'Imana. Nitumara gusoma ijambo ry'Imana turase ku ntego y'icyo Imana yantumye. Nitumara kuganira nanjye urankoraho umugisha, nanjye ngukureho uwundi. Tujya gusoma ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana ngiye gusoma bwa mbere kuba natangira ivugabutumwa. Iri jambo niryo ngiye gusomaho bwa mbere. Dusoma ijambo ry'Imana riri muri Yobu 36:12. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana 36 Yobu umurongo wa 12. Niryo jambo Imana yampaye. Nari mvuze ngo tugiye gusoma Yobu 36:12. Hari ijambo rivuga ngo
ariko nibatumvira bazarimbuzwa inkota, kandi bazapfa ari nta bwenge bafite. Twongere dusubiremo. Yobu 36:12. Uwiteka ampaye ijambo rivuga ngo ariko nibatumvira bazarimbuzwa inkota, kandi bazapfa ari nta bwenge bafite. Iri ni ryo jambo Imana yampaye. Ndumva binakunze binashobotse twafunga Bibiliya zacu. Nari mvuze ngo ni ijambo Yobu 36:12. Ni ryo jambo ry'Imana tumaze gusoma. Bene data, Imana ni nziza. Reka ntangire mvuga kuri kino kintu. Impamvu Imana ari nziza nuko hari abantu bagiye bakora ibyaha, ariko nubwo bagiye babikora, Imana igatambutsa kandi kanya ko kuvuga ngo nubwo akoze icyaha haracyariho imbabazi, haracyariho andi mahirwe ko Imana yagutabara ndetse yakubabarira. Iri ni ijambo nabo ko ryari ijambo ryo kuvuga ngo nibatumvira, nibatongera kumvira Imana, nibongera gusuzugura Imana, inkota y'Imana irahari. Bene data, reka mbabwire ngo nta nyungu z'icyaha, nta nyungu zo gukora icyaha. Icyaha gihemba urupfu. Iyo ukoze icyaha wari umwana w'Imana utagaciro. Iyo usambanye wari umunyamasezerano uradindira. Iyo uyobowe no kwikinisha wari umunyamasezerano usubira inyuma. Bene data, reka nkubwire, inkota y'Imana iraje kuri wowe wanze kumvira Imana. Inkota y'Imana iraje kuri wowe wakomeje gukora ibyaha byangwa n'amaso y'Imana. Inkota y'Imana iraje kuri wowe muhanuzi wiyoberanya. Inkota y'Imana iraje. Imana yambwiye ngo inkota yayo iraje kubera yuko mwanze kuyumvira. Imana yambwiye ngo inkota yayo iraje kuko mwanze kumva. Imana yambwiye ngo inkota yayo iraje kuko mwanze kuyumvira. Imana yambwiye ngo kuko mwirengagije amategeko yayo, inkota yayo iraje. Ayiwe Kristo murengezi mwiza. Nagize agahinda ndababara, ngira agahinda ndababara. Biteye agahinda kubona abantu arabasambanyi kandi arabahanuzi. Biteye agahinda kubona abantu biyoberanya kandi arabavuga butumwa. Biteye agahinda kubona abantu b'abakobwa bakura amada mu byuma by'amasengesho. Tope ene kotando shando kostifo elai. Biteye agahinda kubona abantu biyita ko hari abakozi b'Imana bakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Biteye agahinda kubona mufite amatwi ariko mutareba. Biteye agahinda kubona mufite amaso ariko mutayarebesha. Bone mbere ko mwari mukijijwe byatangiye bite? Mbere ko mwatinyaga icyaha byatangiye bite? Mbere ko mwari mukijijwe byatangiye bite? Byatangiye bite? Imana yakuntumyeho irambwira ngo garukiraho. Imana yakuntumyeho irambwira ngo mwene data, iki si cyo gihe cyo gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Imana yakuntumyeho irambwira ngo garukiraho. Yewe kuyemo inda, Imana yarakubonye, nakubonye mwiyerekwa uri muyikuramo. Ikindi muri kano kanya hari umuntu nkurikiye ufite imiti yo mu bapfumu. Tope ene kotando. Urankurikiye ufite imiti yo mu bapfumu. Ariko reka nkubwira ngo nutayijugunya inkota y'Imana ikujeho. Yewe aguye mu cyaha, reka nkubwira ngo nutacyatura inkota y'Imana ikujeho. Nagutumweho. Imana yakuntumyeho irambwira ngo garukiraho. Yewe uteranya abandi, yewe munyenzangano we, yewe munyamoko we, yewe uyoberanya we, yewe usambana we, yewe ukora ibyaha umunsi ku munsi. Imana yambwiye ngo inkota yayo iraje. Niko Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo inkota yayo iraje.
Imana yambwiye ngo ndatambutse kandi ndatambutse. Niko Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo nsengera itariki ya 7 y'ukwezi kwa 8. Imana niko yambwiye, irambwira ngo iratambutse tope utano. Yambwiye ngo iratambutse. Niko Imana yambwiye. Hayiwe Kristo murengezi mwiza, hayiwe gitare cy'amahanga, Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa. Mbese ninduri maso, mbese ninduri maso. Irambwira ngo ndababaye cyane. Niko Imana yambwiye, bamwe bari kugendana n'imitaka ariko yatobotse, bamwe bari kugendana impetso badafite abana bahetse. Ariko wisuzume kuko umwana wawe yamaze gupfa, umwuka wawe wamaze kukuvaho. Imana niko yambwiye, muri gukora ibyaha mutigeze mukora, muri gukora ibyaha mutigeze mukora, muri gukora ibyaha mutigeze mukora. Imana yambwiye ngo ngiye gutambuka kandi ngiye gusaka. Niko Uwiteka yambwiye. Imana yambwiye ngo ngiye gutambuka kandi ngiye gusaka. Niko Uwiteka yambwiye. Mbese mwene data ubona bipfira he? Mbese mwene data ubona bipfira he? Ubona ikibazo ari ikihe? Ubona ikibazo ari ikihe? Imana yambwiye ngo ngiye gutambuka kuko narebye agakiza ka bamwe ndakabura. Niko Uwiteka yambwiye. Nagiye mwiyerekwa mbona abantu biyita ko hari abarokore, mbona bari kwiyambika ubusa. Uwiteka arambwira ngo nize mbabwira ngo nimugarukiraho. Uwiteka arambwira ngo yewe usambana we garukiraho. Niko Uwiteka yambwiye. Ikindi Imana yambwiye ngo abanyeshuri musenge bibutare kuko nabonye bamwe mugihe ayiwe gutungurwa. Niko Imana yambwiye. Ayiwe Kristo murengezi mwiza. Mbese kuki cyaha kiri guhabwa intebe n'abantu babona ko bakomeye? Ayiwe Mana ishobora byose, ayiwe gakingwa k'amakuba, ayiwe Yesu we, ayiwe mbega ibihe, ayiwe Mana we, ayiwe mbega ibyaha biri gukorwa, mbega ibyaha, ayiwe Kristo we. Ariko we Mana we urabikora ukwibwira yuko Uwiteka muhwanye, ngo ariko ngo azabishyira imbere yanyu byose uko bikurikirana. Niko Imana izabigenza. Imana yambwiye ngo zanye inkota mu bahanuzi, izanye inkoni, izanye umweyo, izanye ikintu. Imana yambwiye ngo irarambiwe. Niko Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo ndambiwe abita abakozi banjye bagakora ibyangwa n'amaso yanjye. Ndambiwe abavuga ko bankorera ariko ari abasambanyi. Irambwira ngo ndambiwe abaririmbyi bakora ibyangwa n'amaso yanjye. Irambwira ngo ndambiwe agakiza kadashyitse. Niko Uwiteka yambwiye. Ayiwe Mana murengezi mwiza, gitare cy'amahanga. Imana niko yambwiye. Irambwira ngo ndarambiwe. Ayiwe Kristo mubyumve nk'itangazo. Imana yambwiye ngo ndababaye. Imana yambwiye ngo mbese bwoko bwanyu niki nabakoreye? Imana yambwiye ngo mbabaze Banyarwanda bene data, niki Imana itakoze ngo mukishinje? Niki Imana itakoze ngo mukishinje? Niki Imana itakoze ngo mukishinje? Niko kimuri kubwira abantu bareka ibyaha mwe mukabikora? Niko kimuri kubwira abantu bareka ubusambanyi kandi muri abasambanyi namwe? Niko kimuri kubwira abantu bareka inzoga kandi namwe muzinywa? Ayiwe Kristo murengezi mwiza. Mbese mwene data Imana ikunyuzeho muri kano kanya, ijuru waritaha. Imana ikunyuzeho muri kano kanya, ndimo nkubaza, mbese Imana ikunyuzeho ijuru waritaha? Nabwo waritaha ukiri umunyenzangano, nabwo ijuru waritaha ukiyoberanya, nabwo ijuru waritaha ukigendera mu nzira z'ibyaha, nabwo ijuru waritaha ukigendera mu moko, nabwo ijuru waritaha waranze gukizwa, nabwo ijuru waritaha ugifite urwango kuri mugenzi wawe, nabwo ijuru waritaha ukiyambika ubusa, nabwo ijuru ari rya bwibone ufite ubwibone. Nuko Imana yambwiye. Irambwira ngo yewe wibona we garukiraho. Niko Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo icyaha cy'ubwibone kirimbuje benshi. Niko Imana yambwiye.
irambwira ngo mbese nkora iki bwoko bwanjye? Imana ikora iki bene data? Imana ni iki yakora? Imana ikora iki nshuti bene data? Imana ikora iki bene data bavandimwe? Mbese Imana ikora iki? Ko yagiye itambutsa abahanuzi batandukanye ariko mukaba mwanze kumva. Mbese Imana ikora iki bene data? Imana ikora iki bene data? Imana irimo ikubwira ngo garukiraho, garukiraho, garukiraho. Niko Imana irimo ikubwira. Imana yazafite umugambi wa Imana ishaka kugutabara ariko ugahunga. Imana y'amayerekwa irambwira ngo bamwe njya kubatabara nkaburaho nahera, bamwe njya kubatabara ngasanga ibyaha byabihometseho, ariko Uwiteka ashaka kugutabara. Mbese mwene data birapfira he? Mbese birapfira he? Mbere kutasambanaga byatangiye bite? Mbere kutasambanaga byatangiye bite? Mbere kutasambanaga byakubase bite? Mbere kutikinishaga byatangiye bite? Ko nabonye uburaya buri kubata bamwe, ko nabonye benshi bari gusengana amarari y'ubusambanyi. Bene data nimugarukiraho, Imana irabashaka, Imana irabakeneye. Banyarwanda nimusenge. Oui, tope enekotando shando kostifo herai. Niko mwana w'umuntu we ati senga nini shando kostifo herai. Mbese ko wasengaga byatangiye bite kugira ngo nawe tope eneko shando kostifo wivange nandi moko? Oui, tope enevo shando edrome. Mbese byatangiye bite ngo wivange nandi moko? Hayiwe Kristo mwiza, hayiwe Yesu we, hayiwe Yesu we. Tabara itorero, tabara mana we, tabara itorero. Yesu we tabara, Yesu we rengera, Yesu we. Mbega abanyabyaha, hayiwe Kristo mwami. Mbega abapagani, hayiwe Yesu we. Mbega abantu bakora ibyaha bibabaza Imana. Yo urabikora ukibwira yuko Uwiteka muwanye ngo ariko azabikira imbere yanyu byose uko bikurikirana. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi, niko Imana ivuga ngo urabikora ukibwira yuko Uwiteka muwanye ngo ariko azabikira imbere yawe byose uko bikurikirana. Ayiwe Kristo Mana ishobora byose, ayiwe Mana murengezi mwiza. Ibyaha biri gukorwa n'abantu bita ko ari abakozi b'Imana, ibyaha biri gukorwa n'abantu bita ko ari abavuga butumwa, ibyaha biri gukorwa n'abantu bita ko ari abahanuzi, ibyaha biri gukorwa n'abantu bitwa ko bayobora ibyumba by'amasengesho. Ubusambanyi Imana iraje izanye inkota, ubujura Imana iraje izanye inkota, kwiyoberanya Imana iraje izanye inkota, yewe urugomo Imana iraje ku bantu bakora urugomo. Kristo murengezi mwiza, ayiwe Kristo. Imana yambwiye gwije gusaka iki kintu sinaza gusoza ntakivuze. Niko Imana yambwiye. Imana bene data yambwiye ngo Imana ije gusaka, niko Uwiteka yambwiye. Imana yambwiye ngo ije gusaka mbisubiyemo inshuro nyinshi. Niko Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo nje gusaka, niko Uwiteka yambwiye. Irambwira ngo hari ibintu byo gusobanura. Imana yambwiye ngo ubwanjye ndiyiziye. Imana yambwiye ngo igiye kwigerera kuri tere. Niko Imana yambwiye ati hari ibintu ndambiwe. Imana yambwiye ngo hari ibintu igiye kuvangura. Niko Uwiteka yambwiye. Imana yambwiye ngo hari ibintu igiye kuvangura. Ayiwe Kristo murengezi mwiza. Imana yambwiye ngo hari ibintu ngiye kuvangura. Imana yambwiye ngo igiye gukora amasuku. Niko Uwiteka yambwiye. Imana yambwiye ngo ngiye kuvangura kandi ngiye gukora isuku. Ntabwo nzahantu wasubiye inyuma, nta nubwo nzi icyaha cyakubase, ariko muri uno mwanya message ndimo nambutsa. Niba ari yawe ikureba, message ndi gutambutsa. Niba ari yawe ikureba, mwene data usabwe kwatura, message ndi gutambutsa. Niba waraguye mu cyaha, niba warakuye mu inda, niba warasambanye, nizo nzoga nikubona wanyweye, Imana iragukeneye.
Imana iragushaka, Imana iragukeneye. Imana ni wowe ishaka, Imana ni wowe ishaka. Wabaswe n'ingeso z'ibyaha, ariko Imana iragukeneye. Imana iragukeneye. Imana yambwiye ngo mugarukire aho ngaho. Imana yambwiye ngo mugarukire aho ngaho. Imana yambwiye ngo nimugarukire aho ngaho kuko inkota yayo iraje. Yambwiye ngo nimugarukire aho ngaho kuko inkota yayo iraje. Ayiwe Kristo mwiza, biteye agahinda, birababaje kubona abantu bacika mu nzu y'Imana bitewe n'abarokore. Birababaje kubona abantu barameze imvi z'urutarutaru ku cyumweru ukajya gusenga, ariko uri umusambanyi. Icyaha ukagitura ukakiryana igaburo, icyaha waragikoze ntucyature. Mwene data, Imana ntimenyerwa, Imana ntabwo ijya imenyerwa, Imana ntabwo ijya imenyerwa, Imana ntabwo ijya imenyerwa. Mbese kuririmba ngo tuzajya mu ijuru kandi waranze kwatura? Mbese kuririmba ngo ndi umukristo kandi uri umusambanyi? Mbese kuririmba ngo tuzajya mu ijuru kandi uri umunyenzangano? Mbese kuririmba kuri umwana w'Imana ngo uzajya mu ijuru kandi wivuruguta mwivata? Imana irakureba, ijisho ry'Imana rirabona ngo nta na hato waryihengeka. Imana irakureba, ijisho ryawe rirakureba. Yewe wambuye abandi ukanga kubahemba, ijisho ry'Imana rirakureba. Imana irababaye, Imana itewe agahinda n'abantu yagiye itabara. Imana irababaye. Nshuti mwene data, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo wumve Imana. Imana iragukeneye. Reka wikora ibyaha, reka wikora ibyaha, reka wikora ibyaha. Garukiraho. Igihe umaze buyoberanya kirahagije. Igihe umaze ukora ibyangwa n'amaso y'Imana kirahagije, 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 kirahagije. Igihe umaze igihe ukorera umurimo kuri ubwo busambanyi irakubona. Igihe umaze ukorera umurimo kuri ubwo busambanyi bwawe, kuri ubwo businzi bwawe, kuri ubwo kwikinisha kwawe, birahagije. Inkota y'Imana iraje. Niko Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo inkota yayo iraje kuko warayimenyereye. Wamenyereye Imana, wamenyereye Imana. Ngo Abisirayeli bakoreraga Imana, ngo igihe kimaze kugera batangira kujya basambana ubwabo, batangira kuzajya bakora ibyaha na bagenzi babo, batangira kujya bakora ibyaha byangwa n'amaso y'Imana nabo basengana. Mwamaze kumenya tekiniki, musigaye musambana na bagenzi banyu, musigaye mukora ibyaha na bagenzi banyu, musigaye mukora ibyaha nawe musengana. Imana yambwiye ngo we muyobozi w'abasengesho we, nutatura icyo cyaha dore inkota y'Imana ikujeho. Niko Imana yambwiye. Mbega abambuzi, mbega abahanuzi b'abapagani, mbega abasambanyi bari mu murimo, Imana yambwiye ngo nimugarukiraho kuko inkota yayo iraje. Imana yambwiye ngo inkota yayo iraje. Niko Imana yambwiye. Ni warakuyemo inda, reka nkubwire ngo nutacyatura inkota y'Imana iraje. Nawe umaze iminsi warabaswe no kwikinisha, nutacyatura inkota y'Imana iraje. Imana yambwiye ngo nimuce imanza zitabera. Niko Uwiteka yambwiye. Nza mbwira abanyarwanda ngo nimuce imanza zitabera. Niko Imana yambwiye ati nimuce imanza zitabera. Niko Yesu yambwiye. Ndagira ngo dusengane nge nawe. Mana ndagushimiye, Mana igitare cy'amahanga, ndagushimiye Mwami, icyo wantumye nicyo nkoze. Kandi Uwiteka murengezi mwiza, umuntu wemeye guca bugufi Uwiteka uze kumuha imbabazi zawe. Umuntu wemeye guca bugufi Imana uze kumweza ndetse umutunganye. Umuntu wemeye guca bugufi agatsindwa n'ijambo ryawe uze kumurengera Mana. Uze gutanga imbabazi kuri abo bose nagiye mbona basubiye inyuma. Uze kubeza ubutunganye, uze kubatunganya Mana. Uze kurema andi mahirwe ku muntu wese watsinzwe n'ijambo ryawe. Ndakwinyize Mana,
n'abari njyewe nanjye nanone. Uwiteka we, nanjye ukomeze kundwanira no kunkoresha. Ndagushimiye Mana we, ndagushimiye Murengezi mwiza, ndagushimiye Gakingwa k'amakuba, Imana ijya wumva gusenga. Ndagushimiye Mana, urakoze Mana, urakoze Mana we, urakoze. Icyubahiro nikomeze kuba icyawe, senze mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo nesheje, urakoze, amen. Bene data, umuntu waza gukenera kuza kuganira nanjye tugasengana, waza kumamagara kuri 07 21 58 035, cyangwa ukaza kunyandikira akamenyetso ko guteranya 265 920 21 64 26. Nshuti mwene data, nari kwijambo rivuga ngo inkota y'Imana iraje ku banyabyaha. Nari kwijambo rivuga ngo ubwo mwanze kumvira, inkota y'Imana igiye kubarya. Nyemerera umunsi wa none wumve ko Imana igukeneye bundi bushyashya, ikeneye kubona wahinduka. Imana niguha umugisha.